ivyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Niyo ndirimbo niyo nari nshaka kuzabwira ngo yibutse kubera kuko ari nayo topic dufite uyu munsi. So ibihe byiza rero kuri mwe mu bantu mudahwema gukurikirana Two Brothers Official, tubahaye ikaze n'ubundi n'ibya biganiro bya buri munsi by'uruhererekane tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka rero tubahe ikaze n'ubundi mwe mutarakora subscribe, nta mutima mubi nta nico tubashinja, ahubwo no kubasaba kugira ngo muze kuyikora, namwe mwayikoze turabashimiye, muri abantu bigenzi rwose. Muri bya biganiro rero n'ubundi by'uruhererekane umunsi ku wundi, n'ubundi twabazaniye umutumirwa kugira ngo tuze kuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi turibanda kuyiyobokamana. Turaza kuganira byinshi, ni topics nyinshi n'ubundi twabageneye, ariko kandi tuzatugenda dukora kuri imwe ku yindi kugira ngo ibiganiro bizaje bihoraho kuri Two Brothers Official. Turabashimiye n'ubundi kandi tubahaye n'ikaze kugira ngo ibintu byose bize kuza bimeze fresh, ubundi kandi tuze twese kuba twakumva buri umwe wese agire icakuramo kiza kuba camufasha. Nkuko mubibona n'ubundi turi kumwe n'umuvandimwe. Mwaramutse neza? Meze neza, turashima Imana. Abarakore bazavuga ngo Yesu ashimwe. Ni Yesu ashimwe rwose. Turashima Imana, tumeze neza, twabyutse. Yego. Nakazuba ndabona ntaco katwaye. Nakazuba karahari. Ni byiza rwose. Ubusanzwe mu barakore iyo bagiye kugirana ikiganiro runaka hari aho babanza kuririmba cyangwa se akabanza wenda bakiragiza Imana mu masengesho. Yego. Wewe uratangizanya niki? Nje numva naririmba kuko niyo mvano yanjye cyane. Cyangwa bikore byose. Nabikora byose, ariko kuririmba wenda nizo umuntu yaheraho aririmba. Ivyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Niyo ndirimbo niyo nari nshaka kuzabwira ngo yibutse kubera kuko ari nayo topic dufite uyu munsi. Yes. Uko rero niko twinjiye mu kiganiro, wumva ko twinjiranye umwuka mwinshi. Ese buri urashaka kuririmba kaneze guri wenyine? Cyane go. Nta wundi muntu kwakira iruhande. Cyane, ahubwo ni umuntu azanezerwa. Uba watekereje kugira ngo unezerwe. No kuvuga ngo hari igihe iyo uri mu bihe byiza ntawe utonezererwa, waba uri mu bantu benshi cyangwa uri wenyine, ni ibintu biba bikurimo. Byo ni ibihe bemeze gute yari byiza? Ni ibihe igihe umuntu afite amafaranga. Oya, bijanye na financial, ahubwo ni igihe uba uri mu bihe byiza by'amasengesho, bihe by'umwuka cyangwa se by'ububyutse. Ibyo bintu byerekanwa bigaragazwa n'iki kugira ngo umuntu amenye ko ari mu bihe byiza by'ubutsuke, cyangwa se biterwa n'iki? No kuvuga ngo iyo ushaka kubijamo birashoboka, kuko cyane cyane nk'ibintu bifasha umuntu kuba mu mwuka cyane. Hariho nko gusenga wiyiriza, ugafata ibihe byo kwiyiriza. Iyo uhaye wiyiriza icyo gihe ugira, navuga ngo ni nk'umusemburo. Buriya amafungo cyangwa se kwiyiriza niwo musemburo wo kuba mu mwuka no kuba mu bihe byiza, kuko icyo gihe iyo uri musenga wiyiriza n'amadayimoni cyangwa se amapepo arahunga. Wibuke na wa munsi Yesu intumwa ze zarimo zisengera umurwayi yanze gukira umunyagicure, yarababwiye ngo uyu nguyu nta kindi gishobora kumukiza usibye gusenga no kwiyiriza. No kuvuga ngo mu kwiyiriza harimo imbaraga nyinshi zifasha umukristo kuba mu bihe byiza. Umukristo utiyiriza uwo nguwo namufata nka kurya k'umusirikare utagira imbunda. Cyane umusirikare utazi kurasa, cyangwa umusirikare wenda utazi kurasa wa mugani. Yego. Hanyuma utazi kuringa. Yego. Uyu no munsi rero unubone nka bya biganiro bisanzwe by'uruhererekane n'undi tugenda tubagezaho by'iyobokamana by'umwihariko. Uyu munsi turaza kwibanda ku kintu cy'imperuka cyangwa se iherezo. Yego. Iherezo ni iki cyangwa se imperuka ni iki? Niyo mpamvu natangiye ndirimba mbabwira ngo ivyerekana kuza kwe birimo birihuta, birimo biragaragara. Ntutubwire ko kira yaje. Imperuka yatugezeho. Nuko vuga ngo abantu bose bagomba kwicara biteguye. Imperuka yamaze kutwinjiramo. Kuko ibimenyetso byose byamaze kugaragara, kuko imperuka yamaze kutugeramo. Ni ibihe bimenyetso wenda nka bingahe bishobora gukarakteriza ko yamaze? Harimo ikimenyetso ca mbere gikomeye n'ukuramukwa kw'isi. Isi aho usanga imitingito cyangwa se umushitsi cyangwa se tremblement de terre hirya no hino ku isi. Mwaraye mubonye abantu baraye bapfuye 2600 baguye muri Turkiya no muri Syria. Biriya ni ibintu bigaragaza yuko isi imperuka yamaze kutugeramo. Murabona intambara hirya no hino, amacakubiri aho abavandimwe basigaye bicana.
abavandimwe basigaye bicana, aho hariho ibimenyetso bikomeye cyane. Ejo bundi nabonye umuntu mu Rwanda ngo wari warihaye kuvuga ngo azica abantu, ngo azaca imitwe y'abantu 40. Baramufashe ejo bundi inzego z'umutekano, twarabibonye. Ibyo byose ni ibyerekana yuko turi mu minsi ya nyuma. Harimo ibintu bikomeye, harimo ubugome, harimo kwangana, aho usanga abantu ntibakivugana, ntibagikundana, ntibagisabana, abavandimwe, amacakubiri, ibintu byarakomeye. Ni ukuvuga ngo imperuka yamaze kutugeramo, urukundo rwatuvuyemo. Ni mube maso. Ariko ugereranyije wenda ukabikompara n'iby'aba scientifique bo bavuga kuko bashobora kugeza izindi mpamvu cyangwa se n'izindi ngero zigiye zitandukanye zishobora kukwemeza neza kuko arizo zateye iriya mitingito. Mwe mushingira kuki muvuga kuko byatewe n'iherezo? Dushingira ku byanditswe byera, ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana. Narababwiye ushize, iriya ni nka w'umusifuzi, ni utubwira ko umukino watangiye cyangwa ugiye kurangira. Ni ukuvuga ngo umusifuzi wacu ni Bibiliya. Iyo ngiyo nihaye tubwira ibigiye kubaho, yatweretse ibimenyetso kandi bizamaze kugaragara. Turimo turabona ibyorezo, kizi ingwara za COVID-19, mwabonye ibintu byabaye, kizi intambara muri mukubona, intambara zidashira z'urudaca iwacu. Kuva kera hagiye haba intambara za Murere n'ibindi, ariko ntibzageze muri ugu rwego, aho usanga abantu bibasira noneho n'isengero. Usigaye usanga ubugome bwanavuye no hanze, noneho bakasigara binjira no gutwika, aho umuntu yiperimetre cyangwa se atumva ubwoba bwo gutwika Imana. Kuriya ni nko gufata Imana ukayitwika. Ariko ntabwo twavuga ngo dushime Imana, ariko haraho Bibiliya izivuga ngo nimushime Imana ngo kuko yishe nk'imfura zose zo muri Egiputa, ngo kuko izina ryayo ngo rihoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo hariya ntawo shima Imana, ariko kandi ntabwo ari ugushinyagura, ni ijambo, ni ibyanditswe byera. Ariko se nimba umuntu ahagurutse akaja gutwika inzu y'Imana, ibi byamubaho se urumva twavuga gute? Twashima Imana, ntabwo twababara, kuko ibyo bakora byose babikora babizi. Bari abantu n'abakristo. Reka tuve mu isi y'umubiri tuje mu isi y'umwuka. Abera ko murakora iki kubijanye n'ibimenyetso muri kubona by'imperuka? Abera bose aho bari, ndabizi yuko uyu munsi bari ku mavi, barimo barasenga, bategereje umukiza kwazaza gutwara itorero. Ubu bariteguye kuko ibimenyetso byose, fakti zose zigaragaza yuko imperuka yamaze kutugeramo barazibonye. Nijyari wagaze ubonaho umugabo ashaka undi mugabo, umugore agashaka undi mugore, ibyo bintu abantu bakabije. Ndetse ibimenyetso barimo barabitanga, birimo kugenda bigaragara, bafite amashirahamwe bakabavugira, ishyirahamwe ry'uburenganzira bwa muntu rirabashigikira, ba protectinga. Urumva rero ibyo byose yibikuruye, ubona kuko imperuka yamaze kutugeramo. Ahubwo ni mwihane, dukizwe, dutegereza umukiza, tutazabura ijuru. None se hari ukuntu bishobora kuba bigoranye wenda kugira ngo mubashe gutahurika? Hari umuntu nk'ibyo bintu warukoze wenda byuko abantu wenda birashaka gushakana bahuje igitsina, ibyo bintu hari umuntu ushobora kuba wenda yarabikiriyemo, yarabayeho mu buzima bugoye kandi buruhije bunavunanye, kuri none akaba yarabubonyemo amaramuko. Niki kintu ushobora kumukorera cyane mwumvisa ko ubuyoba arimo yabuvamo akagaruka? Uwo ni nk'umuntu uje kuzimu akaja kwa shitani, akaja gushakayo ubutunzi. Umuntu ushakira ubutunzi mu gushakana n'abahuje igitsina, ibyo bintu ntaho bitandukanye. Uwo ntabwo ari umugisha, ubwo si n'ubukire, si n'ubutunzi, uwo ni umuvumo aba yishizeho, kandi n'uwa kanya gatoya, kuko dufite igihe gito. Hari ahandi tugomba kuja, ugiye ureba uko iminsi imeze, ibihe uko bimeze, byakagombye kudutera ubwoba. N'undi muntu wese waba udukwikiye, waba warahuye n'ico kigeragezo, nabivemo, nabihungire kure, kuko ishamba ntabwo ari ryero. Ahari ubutunzi hose siko buva ku Mana, n'ubutunzi buturuka kuri Satani. Yego, amatorero akomeje kwiyongera umunsi ku wundi, aravuka, bashumba barasengerwa umunsi ku wundi, ariko kandi ugereranyije n'ibyaha birakorwa buri munsi, ibimenyetso by'imperuka nabyo biragaragara buri munsi. Ibyo bintu birebye byose wabisanisha gute, cyangwa se n'iki Bibiliya ishobora kubivugaho? Ibyo byose mu by'ukuri ntagitangaje, kuko aho umuntu atagitinya kwambara umusaraba, akitwa umupastori yambaye umusaraba, ariko ntibimubuze gukora ibindi byaha ibyo ari byo byose. Tuvuge ku rugero nko gukora ubucuruzi, kabukorera ubucuruzi mu rusengero. Ibyo bintu ni ibintu abantu bagomba guhagurukira. Birashoboka se? Birashoboka cyane. Uko ugiye ureba imishinga izanwa, imfashanyo ziboneka, zitangwa mu manyanga. Amakanisa ariho ubu nyine abenshi abahaye bayafungura no guhangana. Ni competition, ni nka kurya k'umuntu wabonye iranka undi nawe agashaka ngo aribone. Kabira bintu tubona muri Kongo. Actually abantu bagomba kubitinya, kuko
umusaraba cyangwa se kuba umushumba ni ibintu bigomba kwitonderwa. ese ntaco byaba biri gufasha kubera ko abantu kubera ko iherezo riri hafi abantu bakomeje kwandavura ntaca amatorero menshi yaba ari gufasha abantu kugira ngo bagarukire umukiza? Ibyo ntaho bihuriye. Buriya wahagurutse ukavuga ubutumwa nubwo utaba wambaye umusaraba cyangwa se utambaye ubupasitori, wabwiriza umuntu agakizwa. Kandi ugiye unareba Imana cyane n'abantu benshi yagiye ikiza, ugiye usoma mu Bibiliya ntabwo ari abantu yasanze mu rusengero, kuko tugenda kubyiganira mu rusengero. Abantu benshi bagiye babasanga kabaza kayo, bagiye babasanga ari abantu bakoresha ibintu by'amataxe, abakoresha bikoro. Ni ukuvuga ngo abo bantu Yesu niwe yagaza asanga, akabasanga mu byaha, akabasanga ahantu habi, akababwiriza bakagaruka. So kuja kwambara amaranka hariya, jewe navuga ngo ni nkarari amaranka, ahubwo si n'amaranka gusa, ni amaranka yo muri Kongo. Tubagwanyije tagomba gwanyije nabo ubwabo barabizi. Kandi bamwe bimaze kubananira, turimo turabona amatorero amwe. Ejo bundi nuko ndashatse kuvuga hari ibyo bagurishije hariya, bararigurisha bashira mu mufuka. Ubu hariho n'ibiciro by'amakanisa ko barayagurisha, ngo barayagurisha. Hanyuma rero kuri wewe igurirana ry'amatorero ntaco riri gufasha bera mu rugendo ruje mu ijuru? Bo basengerwa ari igihe cyageze, abo ntabwo navuga ngo bose, ariko kandi abantu nibashiremwo ubushishozi cyane. Bibiliya yabivuga iki kwigurana ry'amatorero mu gihe cy'imperuka? Bibiliya iki bivugaho, iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'iminyoma, hazaza imyuka myinshi. Yego. Kandi iyo myuka ntizabivuye ku Mana, abantu bavuga ngo ni Yesu kandi atari Yesu barimo. Ugiye kurebamo indani ushobora gusanga harimo ibindi bintu. Nico kintu umuntu agomba njewe nico ntinya buriya ku umupasiteri, ndabitinya cyane, bihungira kure. Yes, kuba bansengera hano nanje ntaco bisabye, ntaco bitwaye. Ubu actually n'amafaranga basigaye bayatanga. Tanga amadolari rero ijana unyine bageze nko 50. Unyine ijana no kugura itorero so gusengera. Ubu nyine no kugura itorero bavyumva naho. Kandi buriya igitangaje nuko abantu badakeneye ko abantu bavuga ukuri. Wavuga ukuri ugasanga abantu baragutera amabuye. Ariko ukuri ni ukuri. Iyi kinyoma kije kiraza cihuta, ariko iyo ukuri kuje kinyoma naco kirahunga. Kandi niyo mpamvu tugomba kubwiza abantu ukuri, kuko ntawe tugomba gutinya, tuzaje imbere y'Imana twese. Kandi nta wagiye ngo agaruke aza tubwira ibiriyo, kuko Bibiliya iravuga ngo mu ijuru tuzotangara abo twitaga abakiranutsi. Singiye kuvuga ko abashumba bose oya, ariko ndavuga ngo abantu ukuntu ibintu bihaye bigenda hano ko biragenda bisa n'ibitagaciro. Kandi ubu nyine mu matorero harimo intambara ziruta n'izi zitwaye tubona muri Kongo ziri mu mashamba n'ahandi. Yego. Harimo ibintu bikomeye cyane, aho abantu bamwe ku rugero tibanagitinya, bamwe baratukana bakitana andi mazina kugira ngo aprofite cyangwa se kugira ngo abone yantebe agatuka uwundi. Ugasanga ntawe bitandiye na business. Iyo abantu bari muri company, ufunguye company nawe gakora company, muja muri competition. Noneho mwaje muri competition, buri umwe abashaka kugira ngo apfobye mugenzi we. So nimba ibyo bintu bigaragara, urumva tubikrititse zaba nta kibazo, kuko jewe ntaco bitwanje ndumuvuga butumwa, ngomba kuvuga ibiri mutima byose kugira ngo dusova abakristo kandi tubabwize ukuri. Niba gusengera niba nsengera oya sinteganya gusengerwa vuba. Niba bigusaba bande abakristo oya nta ugomba uretse abakristo. Umushumba wawe oya, umushumba wanje ntago yabinyemeza, jewe n'umutima wanje ndatekereza kuko umujanama wa mbere wanje n'umutima, wa kabiri n'Imana, wa gatatu n'umufasha wanje ari we mudamu wanje. Karuvante no kwicara hari imbere kuri podium ngire ngo biraryoha. Biriya ni nkaba gapita biriya ruguru, biriya bintu byo kuja imbere hari ukaja kwicara imbere n'imisaraba, biriya ntaco bivuze. Icya mbere tuhita tukureba, turakuzuminga tukavuga ati se uyu muntu uriya musa. Hariho n'abari kuvuga ati muhaguruke abapasiteri bari hano cyangwa se abashumba bari hano n'umuhaguruke, ukabona bamwe bafite complexe ni nka kurya ko kwita umusirikare kandi uri umusivili. Yego, iri jambo abantu bamaze kurimenyera y'imperuka cyangwa se kurangira ku isi, ariko reka ube nk'udukorera gatoya. Umunsi w'imperuka uzaba umeze ute na nyuma y'imperuka? Ariko kubera ntago turi buje kuba tarabera umunsi w'imperuka, kubera azaba ari ibyishimo, uzaba ari umunsi wa nyuma, tuzaba turimo kuva mu isi twinjira mu gihugu cy'amasezerano twasezeranyijwe, kuko azaba ari ibirori,
azaba ari umunezero, tuzahanagurwa amarira, tuzibagirwa imibabaro, tuzakira ibisebe, tuzakira intambara. Urabizi nk'abakozi b'Imana, bera b'Imana, bashumba b'Imana, nubwo mvuga gutyo barahari, bahuye n'ibigeragezo, bahuye n'intambara, barabeshewe, biswa amazina, baratutswe. Muri bariya mvuga harimo abashumba. So bizaba ari ibyishimo, bizaba ari umunezero, kuko bazaba bagiye guhembwa, bagiye guhabwa ibyo basezeranijwe. Ni ukuvuga ngo kubera azaba ari ibyishimo. Kubatizera aribo banyabyaha, ari abo bahe bashaka ubutunzi. Buriya umuntu ashaka ubutunzi akeneye no kuramba kugira ngo azabirye. Abo rero bahe bashakira ubutunzi mu bintu by'ubutinganyi, bahe bashakira ubutunzi mu isi y'imyuka ya Satani, gushaka gukora ibitangaza no kwigaragaza no kubaka amazu. Actually byarantangaje. Ninde wababwiye yuko gukora ibitangaza ariko kugira Imana, cyangwa se ariko gutunga Imana? Siko gutunga Imana, ariko niko gutunga abakristo benshi. My godness, gutunga abakristo bizakumarira iki? No, byongera mu buryo bwa financial birafasha. Ibyo ni ibintu bijanye n'umubiri. Ni nko gufungura iduka ugashaka abakiriya ukababona. Ariko ikintu itorero nyatorero niritegura imitima y'abakristo, nubwo mwo baba babiri, ariko ukavuga ati abangaba nzabahurukana. Biraruta gutunga benshi ariko bafite amabara atandukanye, kandi bizaba ari umuvumo. Gushaka imbaraga zitari iz'Imana zo gukora ibitangaza n'ibiki turimo turabibona. Umuntu nyine ushobora ngo naka ngo ni usenga ngo kubera kuko ngo yaguze imodoka ngo agura n'amazu. Abapagani barabifite. Abantu batanasenga, bataraje no mu ikanisa n'umunsi n'umwe, bafite amazu, bafite amamodoka, bafite amahoteli, bafite amafactory, bafite ibintu bikomeye. Aho ntabwo biba bisobanuye kuko ufite connection n'Imana. Tureke kureba kubifatika, ahubwo dusome ijambo ry'Imana, turebe ivyanditswe. Yego. Umunsi w'imperuka uvuze iki kubera? Tubanze tureke abatizera. Umunsi w'imperuka waba uvuze iki kubera, cyangwa se umunsi w'imperuka ni umunsi abera nabo bakwiye gutinya cyangwa bakwiye kuwishimira? Ijambo rya mbere bakwiriye kuwishimira, irindi ku rundi ruhande bakwiriye kuba maso, kuko zanze bikunze nibwo intambara ziba zigikomeje, ziba zigiye kwiyongera. Harimwo igisubizo guhabwa ibyo wasezeranye. Kuko imperuka izaza ibintu bihinduke. Kurumva ico gihe imperuka ni dusobanurira ikavuga ngo aba nibo bera, abasabera yamaze kutugeramo. N'ikimenyetso umuntu wese ubunyine. Ndatekereza ko uri mu gukora icyaha wese ari mu kugaragara. Abicanyi twamaze kubamenya, titubazi hari abataramenyekana, ni bakeya ariko nabo bazamenyekana. Nta muntu wakwikorera amaraso y'abantu ngo areke kumenyekana. Aho abajura tumaze kubamenya. Hari bikinga amakanisa, bakihisha, bakambara imisaraba, ariko turabazi, barazwe. Abasambanyi bari mu matorero cyangwa bari ahandi barihishe, bakingiwe ikibaba kubera ibintu bimwe n'ibindi, wenda ikimenyane cyangwa se power bafite, ariko turabazi. Kandi si ngombwa ko tunabamenya cyane. Imana yo mu ijuru ibibareba, kandi baritegura kuzaje imbere y'Imana bagasobanura ibintu. Rero imperuka yamaze kutugeramo. Titugomba kwinezeza, titugomba kwibagirwa, ahubwo tugomba gusenga tukaba maso. Kandi mboneyeho n'umwanya wo kugira ngo Imana idutegeye amaboko, itegeye amaboko buri wese uri hano aho dukurikira. Nta hantu kure habaho Imana idashobora kugukura, nta n'ahantu kure habaho Imana itokugeza. Ikiza icyo nkundira Imana iyo ntimeze nk'abantu, ukuwo kwihana none wihanye neza ukava mu byaha ukareka. Nimba ari ibyaha byakunaniye, nimba ari icyaha cyakuguye, ukihana gusa. Iyo umaze kwihana ukabireka, uhita uba umukristo, uhita uba imfura ku Mana. Ariko bitandukanye n'abantu, iyo nubwo wokwirega icyaha baza baguma bakakikwitirira kubera kuko abantu n'abantu. Ariko Imana yo ni nziza kandi itanga, iruhura imitima, igakuraho imigozi, igakuraho n'ibyo byose. Abakristo rero bishimira urubanza rugiye kuza. Ntabwo navuga ngo barwishimire, ariko kandi nimureke tugere mu masezerano, twinjire mu gihugu cyacu cya Kanani. Hari ukuntu bivuga ko ku bakirisitu kubabazwa hano ku isi ariko bitegerezwa kumera, kubera ko bategerezwa kuzaja mu ijuru nabo bakishima. Hari sinzi niba ari na Bibiliya bivuga ko hano ku isi atari iwabo wabizera. Niyo mpamvu nari ntekereje ko ese ni ngombwa ko abakirisitu
bifuza ndetse banishimira ndetse bakagira n'amatsiko yuko uwo munsi ugeraho urubanza kugira ngo nabo bahabwe ibyo basezeranyije banishime umunsi wabo mbega babone n'ukuntu ababagiriraga nabi hano babishimagaho nabo bari kugirirwa nabi kubera ko batazaba bagiye mu ijuru. Okay, ngicyo waruvuze ntawe uzishima kuko umugenzi we yagiye mu muriro cyangwa se atashoboye kwitwara neza muri isi, ntawe uzabyishimira cyane cyane ko ntawe ubizi, ntawe urabimenya. Ariko icyo ushaka kuvuga bizaba ari ibyishimo byinshi ubwo itorero rya Kristo rizaba rizamuwe. Gusa icyo nashatse kuvuga, imperuka yamaze kuza, imperuka yamaze kutugeraho, kuko ibintu bihaye biba umunsi wa none ubirebe ni ibintu bigaragaza yuko isi igiye gushira. Ubirebye aho ni mu mubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka ho? Mu mwuka ho biragaragara 100%. Mu mubiri birimo biragenda bigaragara kuko n'abantu batangiye gutinya. Hariho abantu benshi tuganira bakambwira ngo ati nk'abantu nyine bavuga ati ibi bintu uko tubona bidasobanutse. Nikindi hari ibintu bimwe uri mu kubona abantu bakabisengera ariko bikanga bikaguma kuba. So tawagwanya ubushake bw'Imana, nimureke ibyo Imana yateguye bibe, ubushake bwayo bube. Kandi imperuka yamaze kutugeramwo niyi, ibibazo birahari, intambara zirahari, imindyane. Wari wabonaho ubu actually abantu umuntu asigaye atekereza kwica uwundi kugira ngo asigarane imitungo, umuvandimwe kugira ngo asigarane iki imitungo. Abantu bafite imitima y'ubunyamaswa. Wari wabonaho abantu basubiranamo. Ariko ibyo byahozeho Kayini yishe Abeli. Zahozeho, yego byahozeho, ariko ubu ngubu ho bifite iyindi ntera. Wari wabonaho abantu bavukana mukurikirana mumva mu ndimwe mwangana mugahigana bunyamaswa. Umwe akazavuga ngo nzice nakundi nawe akavuga ngo yice na. Umwuka mubi ukomoka kuri Kayini na Abeli kandi byabayeho kera. Ibintu by'ubusambanyi byabayeho kera. Hari umwami wifuje umudamu w'umugaba mukuru w'ingabo. Ikintu cy'ubusambanyi cyahozeho. Uriya yagambaniye Yesu kubera Yuda kubera amafaranga. Ni iki kintu cyaje gitandukanye n'ibiri kuba none kubera ko umuntu biragaragara ko ikibazo cy'ubusambanyi cyahozeho kandi ku rwego ruri hejuru, kugira ngo uri umwami uze kwifuza umugore w'umusirikare wawe, uri umwami abagore bose mu gihugu bo bafite ububasha, kugira ngo wicishe mugenzi wawe kubera impamvu z'igitambo, kubera ko wishimiye, kubera ko wakoze neza. Ubugambanyi bwahozeho, kwicisha umwana w'Imana kubera amafaranga, ngira ngo na amafaranga atageze 30. Yego ibyo ngibyo rero byabaye kubera iki kuri none ariho biteye ubwoba cyane kurusha, kandi tuzi neza ko ari n'ingero zifatika cyane muri Bibiliya. Reka nkubwize ukuri, ibintu birimo biriyongera, byabayeho ariko ibiriho uyu munsi wa none birimo biriyongera umunsi ku wundi. Mu myaka yashize twabonye covid, mwabonye iminsi twamaze biratambuka, bimaze gutambuka hahise hazaho intambara zikomeye zidasanzwe, hazaho ibiza, hazaho impanuka. Muri mukubona indege zirimo kwicara zigwa buri gihe, abantu bagapfa. Muri mukubona indwara, nimurebe indwara. Ndakubwiza ukuri, hano Nairobi dutuye actually ugiye kureba ugenekereje, hari igihe tutari mu kumara icyumweru tudashinguye umuntu. Reba iriya ruguru iwacu intambara zihari, yego zabayeho, ariko ntabwo ari iriya ntambara yacu iri iba mu Minembwe kuva 2017 kugeza uyu munsi wa none, amaraso kuyanda kandi gitangaza isi hayirebera, ishoboye no kubikora. Iriya MONUSCO iri hariya, Nations Unies hari, yabishatse gukemura ikibazo no guhagarika intambara n'ibintu byose, ariko kugaragariza ko ari imperuka turimo taco babikoraho. Ahubwo ari amaraso biriya n'ingibitambo uhayibona abantu bahaye bafa kuvuga. Rero ico nashatse kuvuga, tuje mwiyobokamana, abantu nibitegura umugeni wa Kristo hariho wose, niyitegura ibyerekana kuza. Natangiye ndirimbo nishaka reka nanuse mpaye indirimbo. Umwuka karavuga iki, karabwira itorero? Umwuka karabwira itorero ngo abantu bitegure, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi n'ibyishimo n'umunezero kubizeye Imana. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nubwo uyu mubiri twambaye wapfa, hari ubwo tuzambikwa undi mubiri utabura, kandi aho tuzaba twishimye, tuzaba tunezerewe, hatakirimo biriya bintu twahita tubona.
ibi bintu muhaye mubona, ibi bintu byabaye ejo hariya kuri Goma ni ibintu bibabaje, aho abantu basenyerwa, twasenyewe iwacu none ko turasenyerwa n'amatora aho naho Yes, nanone utaniganwa ijambo gira wenda ijambo uza kugenera abari badukurikiye bose, ubundi kandi ngire ngo ranasoza unaririmba n'ubundi kugira ngo ikigana kize kurangira uko cyatangiye cyane gose ko twatangizanyije turirimba, tugomba gusoza turirimba. Kwirembo uwari kwirembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. Niyo nashakaga kugira ngo mbaririmbire mbabwire yuko Yesu aje kandi ageze kwirembo, ivyerekana yuko Yesu ari hafi, birimo biragaragara. Niyo mpamvu abera b'Imana ntabwo ari ubwoba, ntabwo biduteye ubwoba, ahubwo turizera yuko Imana igiye kuduheza igihugu c'amasezerano, kandi igihugu twasezeranyijwe ni mu ijuru, niho iwabo wabera. Murakoze cyane, reka tugushimire ku mwanya waduhaye, wagize neza cyane rwose, Imana igumugisha. Ikindi kandi reka dushimire abantu bose badukurikiranye, mwagize neza kubera ko muri abantu b'ingenzi, murakoze. Abantu beza cyane. Ikindi kandi abera rwose mwishimire uwo munsi kandi munawutegerezanya amatsiko kubera ko bizaba ari ibyishimo kuri mwe. Kandi tunabe maso, mukomeze tube maso. Mukomeze murinda agakiza mufite, ubundi kandi Satani hano ataja kukabambura, kandi tugeze ku irembo mwarihanganye igihe kirekire, ubundi ukaba wananirwa umunsi wa nyuma, ariko kandi turabifuriza gukomera ndetse no gukomezwa n'amaboko ya Kirisitu kugira ngo azasange n'ubundi mugihagaze neza. Reka tubashimire rero, ubundi kandi mukomeze mudutere inkunga, mukora subscribe, musharinga bino biganiro byacu, bigufashije rwose ntibibagire gusiga comment kugira ngo tuze kumenya ico duhindura nico dushiramo imbaraga kugira ngo ibintu byose bizaze biza bimeze neza. Mwakoze rero, turabashimiye, Nyagasana bane namwe.